Reka twongere tubahe ikaze mu makuru abari kubageraho buri kanya, abari gucicikana mu binyamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri Rwanda Tribune, aho tuhasanga inkuru igira iti Gicumbi umugabo akekwaho gufata ku ngufu abana babiri bavukana icyarimwe. Mu murenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi haravugwa umugabo witwa Nkeragutabara w'imyaka 66 wafashe abana babiri ku ngufu bari mu kigero cy'imyaka 8 n'10. Amakuru y'uko uyu mugabo yafashe aba bana ku ngufu yamenyekanye ku cyumweru tariki ya 9 Gashyantare 2020. Umwe muri aba bana umubyeyi we yagiye kumukarabya atangira gutaka. Uyu mubyeyi yaje kugira amakenga asaba umwana we kumubwira niba hari uwamufashe ku ngufu. Ndayishimiye, umwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Kidandari mu kagari ka Bwisige, yabwiye rwandatribune.com ko aba bana bafashwe ku ngufu bagiye kwahirira amatungo. Yagize ati nyine amakuru twayamenye ku cyumweru. Umwe muri abo bana mama we yagiye kumukarabya arataka, maze kanyina amubaza niba nta wamufashe ku ngufu, niko kumubwira uwo mugabo. Yamufatanye n'undi mwana, bombi bari bagiye kwahira. Ubwo biheruka uwo mugabo abadaso bari bamutwaye. Ibi kandi binemezwa na Manishimwe Jean Dora Croix, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigarira w'umurenge wa Bwisige. Uyu muyobozi yabwiye rwandatribune.com ko hari hashize iminsi uyu mugabo afashe abo bana ariko ko bitari byakamenyekanye. Yagize ati hari hashize iminsi abafashe kuko amakuru dufite yabafashe ku itariki 3 z'uku kwezi. Ubwo rero ejo nibwo nyine umwe muri abo bana yagiye kumukarabya arataka, niko kugira amakenga abana bajyana kwa muganga, koko basanga bafashwe ku ngufu. Icyo twakoze twahise tubohereza ku bitaro bya Byumba. N'ukekwa gukora ibyaha ashyikirizwa polisi. Uyu Nkeragutabara aramutse hamwe n'iki cyaha cyo gufata ku ngufu yahanwa n'ingingo y'133 iri mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, aho ivuga ko umuntu wese ukora ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimisha mubiri. Iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje imyaka 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamutera indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo gusambanya umwana byakurikiwe no kubana nk'umugabo n'umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha.